yirinda uzaba urwanije icyaha cy'ubusambanyi, ukaba witeguye ko message wakiriye, ubutumwa wakiriye rwose buraza gusomwa n'uwo ari wese mu muryango cyangwa undi uwo ari we wese, ntibukwandagaze ntubone bugushyize hanze. Ikindi cya 12 ni ukwamagana nta gutinda, nta kanya na gato gashize. Igihe cyose wandikiwe amagambo y'ubupfayongo ukayamagana, ugasubiza umuntu ubikwandikiye nta gutinda. Kandi uzirikane ko mwene data, ingeso y'ubusambanyi itangirira ku tuntu duto cyane twerekeza ku busambanyi, kandi umuntu arahishurirwa na Mwuka w'Imana akamenya ko ari icyaha cy'ubusambanyi. Kandi uba ukwiriye no gusiba ubwo butumwa bwerekeza ku busambanyi. Ntubyamagane gusa ngo ubigumane muri telefone, ahubwo uhita unabisiba kugira ngo udakomeza gukururwa n'iryo rari ry'ubusambanyi. Cya 13, ukwirinda ko fone yawe igerwaho n'abantu bose, kuko uteganya ko hashobora kuza ubutumwa buvuga ku by'ubusambanyi ugashyirwa hanze, bityo kwikontorora bikaba biranze. Ugashyiraho umubare w'ibanga kugira ukontorore umutekano, kugira ngo utandagazwa kandi ari abantu bohereje ubwo butumwa muri fone yawe utabiteganyaga. Icya 14, kwirinda ko fone yawe ifatwa n'uwo ari we wese, kubwo kwirinda gushyirwa hanze n'ibyuzi bishobora kuzamo cyangwa bibamo. Kwirinda gusura cyangwa gusurwa rwihishwa n'uwo mudahuje igitsina. Abantu basurwa kenshi rimwe na rimwe usanga ari ba basore cyangwa inkumi n'abandi batandukanye, rimwe na rimwe ugasanga barahingukira ku buriri baryamaho. Ubwo ikizakurikiraho ni iki? Ni ukugwa muri wa mutego w'icyaha cy'ubusambanyi. Icya 16, kwirinda gusoma inkuru zifite amarenga n'imvugo byerekeza ku busambanyi, no kwirinda kureba amafilime y'urukozasoni yerekana imyambarire n'imyambaro idahesha Imana icyubahiro, kwambara ubusa, ibiganiro bipfuye. Ibyo byose, izo nkuru nk'izo umuntu aba akwiriye kuzirinda, kuko byose birangira umuntu abaye nk'ibyo areba. Erega aba ari umwigisha wawe, kandi uwiga agera ku rwego rw'umwigisha we. Niba rero wiga ibyo ngibyo kandi ukareba ibyo, uzahindukira uhinduke nk'abo ngabo. 17, ni ukwirinda kurangazwa n'uwambaye nabi cyangwa ugaragaza ikimero cye. Ugasanga umuntu ari mu muhanda arangajwe, cyangwa ari n'ahandi hantu ariko yatwawe n'umuntu wagaragaje ikimero cye, wambaye ubusa utikwije. Ibyo rero umuntu akwiriye kubyirinda, ndetse waba ari muri telefone, waba uri ku mbuga nkoranyambaga za internet n'ahandi hatandukanye hose, ukwiriye kwirinda kukururwa n'ibyo ngibyo. Wabibona ukabyamaganira kure, ugahita ufata indi nzira cyangwa ugafata indi gahunda, ukamaganira kure uwo mutego w'umwasatani. 18, dukwiriye kwitaho ni uguhora wumva ukeneye uwo mudahuje igitsina ngo aguhore hafi. Ibyo ukwiriye kubyirinda, ukabyamaganira kure, ugasenga, ugatabaza imbaraga mvajuru ikagutabara, kuko Satani aba arimo kwerekeza muri gahunda y'ubusambanyi. 19, gusa nukora imibonano mpuzabitsina mu ntekerezo. Ibi twabivuze haruguru. Muribuka ko hari umwene data waduhaye ubuhamya atubwira ko we mu ntekerezo ze yabashaga gusambana n'umuntu kugera ku gikorwa cya nyuma. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu akwiriye kwirinda ko amera nk'ukora imibonano mpuzabitsina mu ntekerezo, kuko nabyo ni icyaha cy'ubusambanyi. Ubyibuke nk'uko rero twabibonye haruguru, umuntu akwiriye kwirinda ko areba ishusho y'umuntu hanyuma agashushanya baryamanye. Ibyo ni ukubyirinda. Umuntu wese uwo bibayeho bigiye kuba, kuko igitekerezo ubundi intekerezo nizo zirema ikintu hanyuma kikaza gushyirwa mu bikorwa. Kubyirinda rero ni uko ukimara kumva biza ugomba guhita ubirwanya, kuko ibintu byose bitangira mu ntekerezo. Iyo ubikomeje kubiha umwanya birangira ubaye kwa kundi. Iyi rero mpamvu ya 19 igomba kwitabwaho, kuko iyo uhaye intekerezo zawe zikamera zityo, zirangira zibaye iz'umuntu ukora icyaha cy'ubusambanyi. Iya 20, kuvuga ijambo rikangura ubusambanyi mu bantu buribwiye ni bimwe mu bishobora gutuma abantu bisanga babaye imbata y'ubusambanyi. Ibya biganiro wumva abantu baganira berekeza ku busambanyi, ku kuryamana, bavuga berekeza, ibyo byose ni ibiganiro bigenda bikimikwa mu ntekerezo zawe,
ugasigara urarikiye ibyo wumvise cyangwa nawe ugatangira gushakisha ibyisumbuyeho kuri byo. 21. Kuririmba indirimbo z'ubuhehesi no kunezezwa n'indirimbo z'amaryoshyo y'irari ry'ubusambanyi. Aha dore ko muri iki gihe zireze mwene data, indirimbo zirimo irari ry'ubusambanyi, amagambo y'irari ry'ubusambanyi ukwiriye kuyagendera kure, kuko niho uzasanga bizamura intekerezo zawe zikakujyana mu biganiro bipfuye, mu butumwa bupfuye, ugasanga weho ugiye kurangiza ubaye umusambanyi mu bitekerezo. Ushobora kuvuga ngo ntusambana, ariko iyo watangiye gushushanya wiryamaniye n'undi muntu, watangiye kwifuza undi muntu, icyo gihe uba wamaze gusambana nk'uko umwami Yesu yabitubwiye. 22. Ugasanga ukunda gukorana n'uwo mudahuje igitsina, kumva wowe aho kugira ngo ukorane nawe muhuje igitsina birakubangamiye, ugakunda gukorana n'abo mudahuje igitsina, ukumva ari we mwakorana wenyine, ugasanga igihe ukoranye nabo muhuje igitsina ugasanga ntacyo bikubwiye ndetse ntubyitayeho, ntibigushishikaje, nta uri kumva wabangamiwe. Rero gukunda gukorana nabo mudahuje igitsina nabyo n'indi mpamvu ishobora gutuma ugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. 23. Gukunda kwibanira nabo mudahuje igitsina witwaje umurimo w'Imana bikaba ari byo bikurangaza gusa. Zirikana mwene data ko ingaruka twabonye haruguru y'uburyo ubusambanyi bugenda, iyo uvuga ngo uri mu murimo w'Imana, yego uba wumva wasenze kandi rwose ushikamye mu kubana n'Imana, ariko wibuke ko imitego y'umwa Satani iba ikuzengurutse. Ntabwo wakwibwira ko ukomeye ndetse wizeye Imana hanyuma ngo ugende ku bushorishori cyangwa ngo ugende ku mpanga ngo nuragwa hasi ngo uvunagurike. Ukwiriye kugira uburyo bwo kwirinda no kuyoborwa n'Imana, ukayoborwa n'amahame mvajuru, ukayoborwa n'umwuka wera, kandi ntuhe urwaho Satani cyangwa ngo umubiri wawe urwaho ngo ukore ibyo urarikiye. Ugomba kwirinda mwene data. Ndakurarika rero ko wakwirinda icyaha icyo ari cyo cyose, guhera mu ntekerezo kugera mu buryo ubwo ari bwo bwose Satani yagutegeramo. 24. Ni ugukunda gutangira ubuhamya no guhamagarira abantu gusanganira Kristo abo mudahuje igitsina gusa. Ibi nabyo n'indi mpamvu ishobora gutuma abantu bakururwa n'ubusambanyi. Ugasanga umuntu, nk'uko twabivuga haruguru twabikomojeho, umuntu ari kwibanda no gutangira ubuhamya bwa Kristo ku bantu, akibanda ku bantu badahuje igitsina. Ntukabikore kandi ntukayoborwe nabyo, ubyirinde. Mwene data, Uwiteka akomeze bane nawe, kandi muri byose ndakurarika ngo ukomeze ubane natwe rwose. Ndizera ntashidikanya ko iki cyigisho bo turi kubana hano kuri YouTube no kukumva no kumvira birakiza. Mwese Imana ibane namwe kandi bambika imbaraga mvajuru ku buryo mubasha gutsinda icyaha cy'ubusambanyi n'ubusambanyi bw'uburyo ubwo ari bwo bwose. Mwene data, ibindi birambuye wakomeza ugasoma mu gitabo Délivrance du péché d'adultère et de fornication kuri page ya 66 kugera kuri 68, niho ushobora kuzisanga kandi bikagufasha kurushaho gusobanukirwa uburyo wafata ingamba n'imirongo ngenderwaho byo kwirinda icyaha cy'ubusambanyi. Ibyo byose rero nufata icyemezo kandi ukabyirinda, uzaba ugize uruhare rwiza rwo kurwanya icyaha cy'ubusambanyi gikomeje gutsitsura imbaga nini y'abantu. Ingaruka zo kwikinisha reka tuzirebeho. Hari abantu benshi bari bagize amatsiko bibaza ngo ese niba kwikinisha biriho kandi bikaba byarambase nabicikane ntabivaho gute? Kwikinisha ni ubusambanyi burangwa no gukoresha umubiri mu buryo budahuye n'uko Imana yawugeneye, kandi iyo bikozwe bigira ingaruka mbi cyane, nk'uko tubisanga mu bitabo bitandukanye bivuga ku bijyanye no kurengera amagara y'ikiremwamuntu. Ibicurane bidakira. Umuntu wagize icyaha cyo kwikinisha cyangwa kwisambanya, yaba yarakoresheje ibintu ibyo ari byo byose, agira ibicurane bidakira mu mibereho ye ya buri munsi. Ukazumva umuntu ari kuvugira mu mazuru bidatewe na sinezite, ahubwo ari icyaha cyo kwikinisha
cyamugizeho ingaruka. Amazi menshi mu ngingo, iyi ni ingaruka ituruka ku kwikinisha. Indi ngaruka ya gatatu, kuribwa n'umutwe, ugasanga umuntu umutwe uhora umurya niyo yanywa imiti imeze gute, ugasanga umutwe uhora umurya rwose, yabuze icyamuvura. Ariko turaza kubona icyafasha umuntu agakira izo ndwara. Kudafata mu mutwe, ugasanga umunyeshuri ari kwiga yabaga uwa mbere ariko nta kiba uwa mbere, ahubwo byaturutse kuko yayobotse ya ngeso yo kwikinisha, ashobora kuyikura kuri bagenzi be n'abandi batandukanye. None akimara kugera muri iyo ngiyo ntagifata mu mutwe, ariga ikintu agahita akibagirwa. Ibyo rero ni indi mpamvu ituruka ku kwikinisha. Kutabona neza, ugasanga umuntu ari guhungeza, ntarwaye amaso, ariko byaraturutse kuri iyo mpamvu twavuze haruguru yo kwisambanya cyangwa kwikinisha. Nyuma rero yo kutabona neza, usanga nanone habaho kudakomera k'urutirigongo, ugasanga umuntu afite umugongo uhora umurya, umubabaza, n'impyiko. Ibyo byose biturutse ku kwikinisha. Ikindi, indwara y'umwijima nayo irafatwa biturutse ku kwangiza intekerezo no kwikinisha. Kurwara kanseri ku bagabo ya prostate n'izindi ndwara zitandukanye, ugasanga umuntu yarwaye kanseri, ariko ikanseri arwaye iturutse ku kudaha Imana agaciro no kutubahisha umubiri we ngo awukoreshe icyo Imana yawugeneye. Ikindi, ibisazi, usanga ubumuga bwo mu mutwe bushobora guturuka nanone ku kwikinisha. Guta umutwe, ugasanga umuntu yataye umutwe, ibintu byose ari kubona ntacyo bimumariye, kandi ni umuntu ufite akazi keza, wakira amafaranga menshi, udafite ikibazo mu rugo kindi, ahubwo akumva ntacyo, ibintu byose ntibishyitse, akumva yataye umutwe. Mbese ugasanga yihebye nta yindi mpamvu, nta n'ikindi, agahorana urwikekwe, agakeka ko abandi bamubonye icyo cyaha cye akora abandi bakizi. Ibyo byose biturutse ku kwikinisha, uko kwiheba ariho byaturutse. 11 ni ukwangirika kw'imyanya myibarukiro, bikageraho umuntu abura urubyaro. Kwangirika kw'imyanya myibarukiro, umuntu wikinishije kenshi bigeraho hakabaho kwangirika kw'imyanya myibarukiro, bigatuma abura urubyaro. Indi ngaruka ya 12, mu gutegeka kwa kabiri, dushingiye kuri Bibiliya igice cya 32 umurongo wa 5, Imana ibona abantu bikinisha nk'abiyonona, kandi ntabwo ifata bene nk'abo nk'abana bayo, kubera ko batakigengwa na mwuka w'Imana ubayobora ku byo gukiranuka. Indwara rero iyo ari yo yose ishobora gufata umuntu utakigengwa na gahunda y'Imana. Umuntu utakigengwa na gahunda y'Imana ntabwo ashobora kubura indwara zishobora gufata imyanya ye iyo ari yo yose y'umubiri. Ndakurarikira ko wowe mwene data tubana hano kukuma no kumvira birakiza, ukwiriye kubaho uyobowe na gahunda mvajuru. Cya cyaha cyose ukakirinda, ukabaho imibereho yo gukiranuka, ukabaho imibereho izirikana ko Imana ariyo nyambere kandi ariyo ikwiriye guhabwa ikuzo n'icyubahiro. Aya magambo n'izi ngaruka tubonye haruguru twabisomaga mu gitabo cyitwa Guhamagarirwa kuba umubyeyi muzima. Uraza kumva byinshi biruseho bishobora kugufasha kurwanya icyo cyaha cy'ubusambanyi. Ese wakora iki kugira ngo ucike kuri iki cyaha cyo kwisambanya, ko benshi kimajije kubangiza? Babyita kwikinisha, ngo kwikemurira akabazo, ariko ni ukwiyangiza no kwangiza umubiri. Tumaze kumva ingaruka zabyo. Mwene data, ndakurarika ngo ubyirinde kuko nta mumaro wabyo. Erega mwibuke ko turi insengero z'Imana, umwuka wacu ukwiriye kuba wubahisha Imana, kandi ntidukwiriye no gukomeza kuba muri bwa bujiji twabagamo tutaramenya ukuri. Zirikana rero ibi bikurikira mwene data kugira ngo urwanye kwikinisha. Guha ijambo ry'Imana agaciro, kandi ntugire umwanya utakaza w'imfabusa usoma inkuru zidafite umumaro. Ahubwo soma ijambo ry'Imana, Bibiliya n'ibyigisho bivuga ineza y'Imana n'uburyo uhamagarirwa kureka ibyaha.
Icya kabiri, kwirinda kuganira n'uwo mudahuje igitsina kuri telefone uryamye kandi ibiganiro byanyu byerekeza ku irari ry'ubusambanyi. Kwamagana wihuse igihe cyose wumvise uwo muganira akwerekeza ku busambanyi. Hita ukupa telefone, nabyo ni ubundi buryo ushobora kwamagana kwikinisha. Ikindi ndetse n'ikindi gihe cyose ushobora gufata icyemezo cyo kutazongera kumwitaba igihe cyose adahisemo guhinduka ngo areke icyo cyaha cy'ubusambanyi cyangwa ibyo biganiro byerekeza ku irari ry'ubusambanyi. Icya gatatu, kwirinda gukururwa n'amafoto y'abambaye ubusa cyangwa kureba video pornographique zerekeza ku busambanyi, cyangwa kumva ibiganiro byerekeza ku busambanyi n'indirimbo zerekeza ku busambanyi zibyutsa irari mu mubiri, n'ibindi biganiro byose bituma umuntu ashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Indi ngamba ya kane wafata kugira ucika ku cyaha cyo kwikinisha, guhora uzirikana ko uri ikiremwa cy'Imana kandi ko igukunda ngo uyiheshe agaciro udakora ibiteye isoni. Twabibonye haruguru nk'uko Bibiliya yagiye bitubwira haruguru. Indi ngamba ya gatanu wafata kugira ucike ku cyaha cyo kwikinisha ni ukwihana bwangu igihe cyose uguye muri icyo cyaha, kandi ugashyiraho n'ingamba zo kukirwanya, nko kwemera gutandukana n'umuntu wese uzi ko yaguteye kugwa muri icyo cyaha, ugafata ingamba zo kutongera kuvugana nawe. Indi ngamba ya gatandatu wafata kugira ucike kuri icyo cyaha cyo kwikinisha ni ukwiyemeza kwirinda inzira yose werekejemo ukagwa mu cyaha cyo kwikinisha. Indi ngamba ya karindwi, kwirinda inshuti mbi zikunda ibiganiro byerekeza ku busambanyi. Ingamba ya munani ni ugushyiraho imipaka, ndetse abafite amafoto mu matelefone yabo, abafite amavideo mu matelefone yabo aganisha ku busambanyi mukayasiba. Ibyo nabyo ni bimwe mu ngamba ukwiriye gufata ukamagana icyaha cy'ubusambanyi. Nshuti yanjye nkunda, ukwiriye gufata umwanzuro none ukirinda kwiyonona mu mubiri no mu bwenge, kubera ko gukora ibyo bigira ingaruka kuri wowe none no mu gihe kizaza, ndetse no kubagukomokaho. Igikenewe rero, uko wabyumvise, ukwiriye guhitamo ibyiza. Ntabwo ukwiriye kuba wa muntu wabaswe n'ibibi, ukwiriye kuba wa muntu wahisemo kandi agafata n'ingamba zimuganisha ku byiza kuruta ibibi. Ibyiza mvuga ni icyiza ukora uteganiriza ahazaza hawe, ukubahisha Imana yawe mu bwenge no mu ntekerezo. Irinda ibiganiro byerekeza kuri kugukangura irari ry'ubusambanyi byose. Ibyo biganiro ubicikeho, ubireke. Ibi bizagufasha gushyira mu bikorwa ingamba nakubwiye haruguru ukwiriye gufata no kunoza umubano wawe n'Imana. Kuko nufata ingamba zituma wirinda ibiganiro bibi, ukirinda icyo ari cyo cyose kikwerekeza kuri cya cyaha cy'ubusambanyi cyangwa kwikinisha, bizatuma uhesha Imana yawe icyubahiro. Kwambara imyenda ikangura irari ry'ubusambanyi. Ugomba kwambara imyenda ikubahishije, kuko wowe ushobora kuvuga ngo nambaye imyenda kugira ndimbe nse neza